Yes, igicamunsi kiza kuri mwebwe tubana umunsi kundi ku Ntare Official. Nanone turongeye turagarutse nk'ibisanzwe ni amakuru, nta kindi tugarukanye, ni amakuru agezweho, ni breaking news ziba zigezweho, aho tugiye kugaruka kuri byinshi ndetse twagerageje kubategurira, ndetse nanone tubikorera n'ubugororangingo. Turagaruka ku gace, aka gace gahana imbibi na teritware zigeze muri 3, ariko na kandi gakomeje gutera impungenge leta ya Kinshasa. Turaza kuba tubigarukaho ese niziye impungenge, ariko kandi muri ibyo ngibyo turagaruka mu by'ukuri tubabwira ku bijyanye n'indege z'intambara zarashe ku munsi w'ejo, nyuma y'uko inama yari imaze gukorerwa Nzibira. Bamaze kuhava hakozwe icyitwa mu by'ukuri bombardement. Turababwira uko iyi bombardement yagenze, ndetse izi drone bivugwa ko zari ziturutse i Bujumbura. Cyose tubabwira icyatumye izi ndege zoherezwa, ariko kandi kuki zoherejwe, delegation imaze kuhava byari byagenze bite, nibyo mu by'ukuri utagomba gucikwa. Chirombo yavuze ko mu by'ukuri ibijyanye n'amatora byo ngo abaturage bagomba kubyikura mu mutwe cyangwa se bakabyibagirwa, ngo kuko ngo keretse ngo ibice bigenzurwa na M23 byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibaye byara M23 yarabivuyemo, ngo nibwo amatora ashobora gukorwa neza cyane. Ibyo byose nabyo turaza tubabwire ibyabyo. Hanyuma turaza kuba duvuga ku hano igasheberi mu masaha yashize habayeho ndetse ubwoba bukomeye cyane, nyuma y'uko humvikanye urusaku rw'amasasu. Ni gasheberi ya Macumbi, umurumva ni muri teritwari ya Warikare muri groupement ya Roberike. Byatewe n'iki? Aya masasu yararashwe na bande? Cyatumye abanyeshuri bacyurwa, bari bamaze kuba bagera ku ishuri, ko murabizi ko muri Kongo systeme n'ubundi yo kujya muri weekend bariga barakiga, nubwo byakuweho ariko baracyakomeza kugenda babikora. Icyatumye ibi biba nabyo turabiva imuzi n'umuzingo. Hanyuma tuze kugaruka ku ntambara yahuje Wazalendo na FRDC ku munsi w'ejo, ndetse byaje gutuma abantu bageze muri 3 bagwa mu rugamba. Ni mu mujyi rwagati wa Uvira. Tukiri muri Uvira turababwira ikiri gutuma abasirikare batari bakeya bose bahunga. Bari guhungishwa n'iki? Kuki bari kuva mu mujyi wa Uvira bose berekera muri za Kalemi? Ibi byose turaza kuba tubigarukaho. Uwo bita General Guido Shimelayi yunze mu buryo wo bita Willy Mishiki. Avuga ko uyu Willy Mishiki ni umudepite watowe muri teritwari ya Warikare. Uyu Guido yaje kuvuga ko ngo mu by'ukuri ngo pingayo ngo nta kindi gisigaye, ngo niramuka ifashwe ngo he kuzagira umutekerezaho yuko yaba yagambanye cyangwa haba hari ikibazo cyahabaye, ngo ahubwo pinga yamaze kuzunguruka ku rwego rukomeye cyane, ngo imbaraga ze aracyakoresha uko bishoboka ariko kose, ngo ariko pinga bisayeri yose yavamo. Ni wabyitangarije. Ese kuki yabitangaje? Yaramaze kubona iki buriya? Ndetse mu by'ukuri iyo watangiye kubona mu by'ukuri imirabyo y'inkuba, umenye ko ibintu biba bitoroshye. Kandi ibi bitwibutsa uwo bita General Peter Chirimwami, ubwo yabonaga M23 izamukanye imbaraga nyinshi muri access zigiye zitandukanye, atangira kubwira abari bari hariya mu mujyi wa Goma, arababwira ati nyamara uko ndi kubona runo rugamba biraza kutugora, dushobora guhunga. Biza kurangira bamwangiye, ahasiga umutwe. Turabigarukaho. Hanyuma imboni yanjye mu kanya niyo yari impaye message ya Uvira, ndaza kuyibasomera mu kanya uko yayanditse mu rurimi rw'igifaransa ndetse n'igiswahili. Hanyuma turagaruka ku mvura mu by'ukuri yaguye ku munsi w'ejo, igwa mu mujyi wa Bukavu. Ni mu kanya gatoya kabisa mu mujyi wa Bukavu niho habonetse umurambo w'umubyeyi wagaragaye ndetse muri ruhurura mu mazi. Ubwo birumvikana ni degazi inkuba. Masad Bulos, uyu nguyu twamuvuze twamukomojeho, ariko uyu Masad Bulos murabizi ko mu by'ukuri ari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ni envoyé spécial wa Donald Trump muri Afrika. Akaba ashinzwe ndetse imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bya Afrika. Yaje kugira ibyo atangaza, amagambo ahisa aca intege bikomeye cyane icyitwa Wazalendo ndetse na babandi bakorera mu kwaha kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Na yahe magambo avuze? Kuko asubiyemo textuellement, ndabivuga ararepese textuellement mu byifuzo bya M23 ngo yuko ibyo ngibyo bigomba gukorwa. Ibi ngibi rero tukaba dufite page ndende ihise yandikwa na Wazalendo, iravuga ati la République démocratique du Congo est perdant muri dialogue za Doha. Ati yamaze gutakaza, ati yaratsinzwe
bagendeye kuki kugira ngo ibyo ngibyo bivugwe? Nibyo tugiye kugenda ndetse tuva imuzi ni muzingo. Hanyuma icyo ngusaba wowe, mu by'ukuri wakoze subscribe ni ukuntiza umwanya, ariko nawe utarayikora tubana umunsi ku wundi, nyaboneka wihutire kuyikora, share, like na comment ni iby'ingenzi, hanyuma dukomeze twubake ndetse umuryango mugari w'Intare Official. Munyemerere mu by'ukuri dutangirire bien sûr muri territoire ya Sud Kivu, cyane cyane tubabwire ko uko bimeze, hanyuma ndaza kuhava gatoya mpite nsimbukira muri Walikale ndetse mu buryo budatinze. Sud Kivu, aka gace mu by'ukuri gakomeje kuvugwa, aka gace ni agace ka Luntukuru twakavuzeho. Iyi Luntukuru ikomeje guteza impungenge, buriya benshi twari turi kuvuga kuri Nzibira, na n'ubu bamwe baracyavuga kuri Nzibira. Twebwe rero abandi bazanya nyaboneka twe twaravuyemo kera kabisa. Twebwe inkuru zacu buriya hari igihe njya mfata nk'umwanya nkavuga nereka numva ibyo abandi bari kuvuga, numve ese bari kuvuga ibiki, yakwire turuva ngasanga bari kuvuga ibyo navuze nyuma y'iminsi nk'itatu cyangwa ingahe, nkibaza nkavuga nti se abangaba mu by'ukuri ko bavuga inkuru zabaye imiranzi. Nk'ubu ngubu kugeza amagingo aya hari aho nategaga amatwi numva nibwo bari kuvuga kuri mise en place cyangwa se impinduka zabaye muri ma 23 za gisirikare. Ibyo ngibyo vraiment ni iby'amateka, ndumva vraiment ntabwo yari ikiri breaking news. Uramutse uvuze ngo ni breaking news kuvuga ko G5 Colonel Nsabimana yahawe brigade ndetse na agasimburwa na Ernest Sebagenzi, nagiye numva bamwe bataranabimenya kugeza ubu, abandi bazabivuga ku munsi w'ejo bavuge bati ati breaking news, ati ibintu kabisa, ati impinduka zikomeye cyane. Ibyo ngibyo biba byaravuyeho kera, twe twarabirangije, twaramaze kugera mu bindi biba bigezweho. Nicyo kintu nabonye, niho dutandukaniye n'Intare Official, kuko twebwe tubagezaho inkuru mu by'ukuri ziba zikiri mu boîte, ziba zikiri nshya, ubundi tukazisimbuka ejo bundi twumva abandi ni kubo bari ku breakinga bya bindi twavuze. Ntabwo turi abahanuzi, ariko twebwe niko biba bimeze. So wenda hari abashobora kuba bataradukurikiye, ariko izo breaking news twazinyujijeho ku makuru yacu, ndakeka na ejo bundi nababwiye ko habayeho impinduka mu cyama, ariko kandi benshi mukabyumvisha mukumva ko ari murareba bari abasirikare bapasinze ni benshi, barengaga brigade. Bien sûr barengaga brigade. Nabonye hari wanyandikiye ngo mbese ngo burya ngo brigade ntabwo yize. Brigade ntayo nzi ntayo nzi, ntacyo tu ntayo nzi, ariko barengaga brigade, byavugwaga ko ari brigade zigeze muri 3 hafi aho ngaho, ariko urumva ko izo brigade zigomba kwiyongera ku zari zisanzwe zihari. So urumva ko rero hagomba kuboneka promotion cyangwa ama promotion kuri bamwe, nkuko mu by'ukuri muri kumva ko wenda Colonel Nsabimana kugeza amagingo niba agiye guhabwa brigade, byumvikaneho ko byagenda uko ariko kose yuko n'ubundi ategurirwa iranka ryo kuba general de brigade. Ibyo bihita bisobanuka neza, n'abandi bashobora kuzaza. Ibyo ntabwo turi bwiwe tubitindaho kuko twebwe twabibabwiye, wenda tubirasheho mu by'ukuri kugira hatagira wenda ubitubaza, kuko ni ibintu twebwe twamaze gushyira mu archive. Twamaze kubishyira mu archive. Agace ka Luntukuru nagarukagaho, nkuko wenda abandi bari buze bavuga ibya Nzibira, bakivuga iby'inama ya General Byamungu ku munsi w'ejo uko byabaye, ndetse nuko drone zaje zikaharasa. Twebwe ibyo ngibyo tuba twarabivuyeho. Icyo twashaka kugaruka ni gace ka Luntukuru. Aka gace nako kigaruriwe ku munsi w'ejo. Ngiye nkaba narababwiye ko intare za Sarambwe zari zarakagezemo, kuko ma 23 igiye gufata agace, buriya abasirikare babo ba mbere barakagezemo kera. Icyo cyo mujye mucyumva, ntabwo bajya bahita binjira mu gace ngo paf ngo bahite bakagemo. Bila sababu baba baramaze kugeramo, intasi zabo zaragezemo, abasirikare batagaragara ari bo barimo, ariko udashobora guhita ubona ngo uvuge ngo aba ni abasirikare. Luntukuru iteye impungenge ku rwego rukomeye cyane, kuko nababwiye ko ari muri axe nanone ya muri direction ya Mwenga, n'ubundi ukomeza werekera muri Shabunda, ariko kandi ibumoso bwawe uri hakaba hari izi Zanzibira nyine Walungu. Luntukuru iteye impungenge cyane, kubwo birumvikana ko Shabunda, birumvikana ko kuba Nzibira irimo yarayigaruyemo 23 ndetse ikaba yarakomeje mu birometero hafi birenze 18 hafi aho ngaho, igaca nanone ibumoso ikigarura Luntukuru, biragaragara ko icyitwa Shabunda yo isa nkaho yamaze kuzungurukwa bya nyabyo. Donc Shabunda kuba tombe kwayo
ni ibintu mu by'ukuri bidashobora kuzafata igihe kirekire. Izo ni impungenge za mbere za leta ya Kinshasa. Ikindi bikumvikana ko Kivu Answa, ndavuga Kivu Ancien Kivu, ubwo ngiye kuvuga Ancien Kivu, nivuga Ancien Kivu cyangwa Kivu ya kera, ubwo ni Nord Kivu, Sud Kivu na Maniema. Iyo ngiyo niyo yari Kivu ya mbere, yari province ya Kivu mbere. Ndumva ibyo aribyo byose yarabaye barashyizeho Nord Kivu, Sud Kivu na Maniema, byarabaye hafi mu 1980 hafi na kangahe na kabiri nibwo hagabwe za Nord za Sud ndetse na Maniema. Ariko kera bayitaga region ya Kivu, uko babyitaga region ya Kivu. Rero biragaragara ko uko 23 duce yagiye inyuramo, murareba inzira yerekeye mu by'ukuri nyuze muri plaine ya Ruzizi, ubwaho ni mu mupaka. Murabona indi nzira iciye Walikale, iri kujya kwinjira Walikale wanyuze muri territoire ya Masisi. Mukabona none inzira yamaze gupenetre yaciye muri Nimbari. Ndugu zangu, ni kure cyane. Ara ntabwo ari ahantu ushobora kuvuga ngo uvuye hano Goma ngo uragiye ngo ugiye ngo gutahayo ngo gwakakanya. Biragoye cyane. So umva ko bamaze gucengera, none bakaba basa nkaho bamaze kuba bafite plani yo kujya guhura n'abashobora kunyura Walikale, bakaba bahurira bamwe bagaca hombo bagahurira muri Walikale epfo, abandi bakaba bashobora gukomeza bakajya muri Maniema. Urabona ko ari nka zanzira zishobora kuba zamaze gukonturuna region yose Ancien Kivu. Abasesenguzi ba nyabo ndetse n'abazi cartographie baravuga ko Kivu Ancien region ya Kivu irimo zino ntara uko ari 3 yamaze nayo ubwayo kugira ute kuzungurukwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So bikagaragaza ko noneho intara ya gatatu ya Kivu intara ya gatatu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara 26 ifite, kumva ko intara ya gatatu nayo ishobora kuba igiye kwinjirwamo, kandi zikaba ari intara mu by'ukuri zikomeye zifite n'agaciro gakomeye cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wenda kubatazi demografi ya Kongo, buriya benshi kubazi demografi cyangwa se ibijyanye n'imibare y'abaturage cyangwa ibiki cyangwa n'ibijyanye n'ubukungu, bakubwira ko abaturage ari bwo bukungu bw'igihugu bwa mbere. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Est cyangwa se uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho hatuwe n'abaturage benshi, n'akandi gace gatoya ka Kinshasa ndetse na Kongo Centrale, ibindi bice bisa nkaho ari amashyamba. Niyo mpamvu mwumva ngo ni intara 3, mukabona mu buryo bwa geography kabona na akantu k'akadomo, na akantu gato bitewe n'ukuntu Kongo ingana, ariko gafite agaciro gakomeye cyane. Nge ntagendeye ku mutungo kamere, nge nkagendera ku cyitwa abaturage ari bwo bukungu. Ni ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Hanyuma ikindi wenda nshobora kuvuga, ibi rero byaciye igikuba, ubwo ngewe ibijyanye n'ubukungu nsa nkaho nabiretse, ari kwishabunda ikungahaye ku cyitwa amabuye y'agaciro ndetse na mwenga. Amabuye y'agaciro nkuko twagiye tubyiga muri geography, batubwiye ko societe za mbere zicukura amabuye y'agaciro ndetse nuko babyigaga kuva kera, bavuga amabuye y'ahantu bita Kamituga. Ubwo tayari tuba turi muri Shabunda ndetse na Mwenga, byose bigahurizwa hamwe. Aho hantu ha exploiter oro za zahabu zikomeye cyane, ubwo sindavuga za gasegereti ndetse n'andi mabuye na za oroframite n'ibindi. Hanyuma ubundi habanza iyo bita Okimo, office d'or de Kilomoto yo muri Kisangani. Ubundi hakaza na hano muri Kivu y'Amajyepfo mu ntara zigira ikitwa amabuye y'agaciro. Mutwo duce rero twa Kivu y'Amajyepfo, ikitwa intara yitwa cyangwa se territoire ya Shabunda ikaza ku mwanya w'imbere, kaza imbere kabisa, nubwo mu by'ukuri navuga ko iri inyuma paraporo mu by'ukuri y'izindi ntara. Ikindi wenda nshobora gusorezaho ku bijyanye n'aka gace gateye impungenge, ubwo navuye kuri zibira ndimo ndavuga Runtukuru, nuko iyi ni groupement muyumve neza, ni groupement ariko ikaba ifite ni centre nini, nuko iri noneho kwinjiza mu buryo bugaragara, kwinjiza M23 mu buryo bugaragara mu territoire ya Shabunda, akaba ariyo yonyine yabaga itaragerwamo n'umusirikare wa M23 mu ntara 8 mu territoire 8 zigize Kivu y'Amajyepfo. Ndakeka wenda ibyo birasobanutse. Rero byateye impagarara ndetse n'impungenge, bituma kandi ikindi nshobora kuvuga nuko muri biriya birombe by'amabuye y'agaciro bikoreramo abarundi benshi,
ibi rero bikaba byababaje cyane igihugu cy'u Burundi, ndetse kuba Bernard Byamungu we yavuze ati mubwire abantu bahunze bahunguke, ati kandi murindire abaturanyi ba Nyamagzu mu nama yabaye ku munsi w'ejo, ati hatagira umuntu winjiramo ngo abasahure. Rero byahise bitera impungenge abarundi, ubwo ndavuga CNDD-FDD, leta ya CNDD-FDD ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, biza mu by'ukuri kurangira bohereje drone ya CH4 iza kurasa, ariko delegation ya M23 yari yamaze kuhava ndetse n'amakuru yari yamaze kumenyekana. Gusa uzasanga ku mbuga nkoranyambaga za Wazalendo bavuga bati ewane, ati waliponea chupuchupu, ati ule Byamungu ndetse na pia na wengine aseme waliponea chupuchupu, aseme drone ilikuya ikebanguki. So ndumva mu by'ukuri icyo icyumvikana cyangwa se nuko kugeza amagingo ya nta madega kabije yaba yakozwe, gusa ni ibisanzwe. Bandi bavugaga ngo iby'ubwirinzi ibiki n'ibiki, iriya ni imihanda mibi, biracyagoranye. Ubundi ni ukurwana nazo nk'uko bamenyereye kurwana nazo. Barwana nazo n'ubundi ziriya ntabwo zituma batigarurira uduce, nta nubwo zanatuma batajya Kinshasa byabaye ngombwa. Hanyuma reka dusimbukire kuri Chirombo, Tshisekedi Chirombo. Reka dusimbukire ku mugabo bita Guido Shimarayi Mwisha. Ubwo ndaza kuba nsubira mu bindi bice mu kanya. Guido Shimarayi Mwisha ayoboye umutwe cyangwa se Wazalendo bibumbiye mu mutwe witwa NDC Renove. NDC Renove bishatse kuvuga Nduma Defense of Congo. Mbere babitaga ngo ni bandi mendi. Nduma Defense of Congo ni umutwe wafonzwe cyangwa se washyizweho n'uwitwaga Cheka. Uyu Cheka yaje mu by'ukuri gutabwa muri yombi, arafungwa. Hanyuma haza gusigara uyu nguyu witwa Guido Shimarayi ndetse n'uwitwaga Bwiracuo. Hanyuma Bwiracuo aza kutumvikana n'uwo bitaga Guido Shimarayi, barwanya bose ari bandimendime, baza kwigabamo ibice bibiri. Mu by'ukuri Bwiracuo atsindwa na Guido akomeza kugenda ayobora. Gusa nsigaye numva ngo bariyunze, ariko bari bafite utuntu kutubazo n'ubundi bafitanye. Nkeka ko kubera ko leta ihora ikumakuma ngo be kurwana, ariko bikanarangira barasanye nk'uko tugiye kubigaruka ahangaha. Ubu birumvikana Guido Shimarayi niwe uyoboye NDCR cyangwa se NDC Renove. Uyu Guido Shimarayi yari amaze iminsi, murabizi ko ari ufite axe ya pinga, ayirimo nubwo harimo ingabo za leta, ariko murabizi ko ingabo za leta zabaye inkubiswi, zirakubitwa ku rwego rudasanzwe. Ni ibintu mu by'ukuri dusanzwe tuzi yuko ari ba nyakuruha bahondagurwa. Uyu Guido Shimarayi yaje gutangaza amagambo akomeye cyane. Yunze nababwiye ibyavuzwe na n'uwo bita Willy Mishiki. Willy Mishiki ni Eli wo muri Walikale, cyangwa se ni umudepite watowe muri teritwari ya Walikale. Uzi ko Walikale ifite sektere ya Wanyanga na sektere ya Bakano. Izindi buriya nama za Walowa Yungu, za Walowa Uroba, za n'utundi duce tugiye dutandukanye na amagurupema, ariko sektere ya Bakano na sektere ya Wanyanga. Sektere ya Wanyanga rero niyo ituwe n'abaturage benshi, ndetse niyo igitambutsa umudepite. Nkeka ko igitambutsa abadepite babiri gusa, mu gihe nka Masisi igitambutsa abadepite 7, na Rutsiro igatambutsa abadepite 7, Rubero igatambutsa abadepite 9, Beni igatambutsa abadepite 8, umujyi wa Goma ugatambutsa abadepite 3, ndetse umujyi wa Beni n'umujyi wa Butembo nabo bagatambutsa abadepite 2. So nuko situation imeze. Uyu Willy Mishiki yaje gutangaza amagambo akomeye cyane, avuga ati nyamara ati ngewe nka coordinateur wa Wazalendo muri Walikale, ko hari abadepite bagiye bigira ba korudo. Ati ngewe nka coordinateur wa Wazalendo muri Walikale mfite ikibazo gikomeye. Ati cyitwa Wazalendo bacitse intege, kandi intege baziciwe na FARDC. Ati kandi ibyo ari byo byose uduce twose dushobora kwigarurirwa, atariko bakazarusenya ba nyiri kubikora, ati ni ingabo za FARDC. Uwo ni Willy Mishiki. Guido Shimarayi nawe nk'umuntu ufatiye runini ya pinga, umuntu ufatiye runini Walikale,
umuntu witwa ngo niwe ukomeye muri zira axe ndetse na bariya bagenzi be barimo bajama, ariko bajama ari buriya n'abitwa ntuza uyu general Janvier Karayiri barabasa n'abacitse amazi kuko amahita majoro yabo bagiye bayakurwamo. Buriya wowe wakuwe muri eta majoro yawe nta zindi mbaraga uba ugifite, uba warasebye, uba waramwaye, nta jambo uba ufite. Wa wundi uba waragucumbikiye uhunga niwe ukurusha ubutwari. Janvier Karayiri eta majoro ziwe zabaga Nyabyondo, yarakubiswe yaromonganye ajya Rwibo bamukurayo, ava Rwibo ajya Mutongo naho arahatinya. Ubu ngubu eta majoro ze nazo ziri kuraswaho umunsi ku wundi aho bita Rukweti. Jean Marie ibirindiro bye byarasenywe byaratwitswe, byari biherereye mu Cyengwa. Uwo nawe ntacyo yavuga. Utaratwikirwa, utarirukanka, utararaswa bikomeye ni Guido Chimera, ariko nawe wibuke ko Kalembe niho yakundaga kuba, yarahakubitiwe arahavanwa n'imodoka yenda yibutsa nsuhuza nitambukira cyane uwo bita Fiston tubana ndetse no kuri group WhatsApp, ni umwe mu bazazanye iyo modoka ya Guido Chimera ndetse aranayizana ayigeza Igicanga, ati imodoka yambuka n'amaguru paka Ipinga. Ubu ngo bari Pinga, ariko imodoka yari yarapangiwe na leta barayizamuye. Ndabizi nawe araza kuba dukurikira, ni umwe mu bazanye iyo modoka ndetse bayigeza hariya muri Igicanga. So ubu nawe nuvuga ngo niwe ukiri kuvuga ati ni ngewe ufashe Pinga n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Yatangaje ko rero ngo Pinga ngisa yari yose ishobora gufatwa, ngo kuko ngewe Pinga nifatwa ntimukagire ngo naragambanye. Ati ntako ntagize, niko yavuze. Ati Pinga aho bigeze ubu, ati mama 23 imaze kutuzunguruka mu buryo budasanzwe. Rero kubw'ibyo ngewe nifatwa, ati ndakarabye kabisa ntimukangaye, ntako ntagize. Ubwo ibyo ngibyo birumvikana. Impamvu ya mbere abivuga ko mama 23 iri Katobi, ubundi ikaba iherereye, ikaba isa n'iyamugose nkuko nagiye mbabwira ko isigaye Pinga isigaye ari nkakarwa, akaba uko situation zihagaze. Rero nawe akaba yabivuze utyo kugira ngo batazamwita, batazamufata nka kabido nawe bakamujyana bakamufunga. Ubwo yatangiye kubona iyo ibintu biri kwerekeza, atangiye benshi bakomeje kugenda bavuga bati atayo nama takirangoyi, ati n'undi ati uko byagenda uko ariko kose atayo nama takirangoyi, ati n'ubundi gutsindwaho waratsinzwe. Hanyuma tukiri muri Warikare Gasheberi, ahitwa Burumbi muri groupe ya Ruberike, abaturage mu masaha yatambutse bikanze no gace gakontororwa na mama 23 ni muri Gasheberi. Bikanga ko Wazalendo zishobora kuba zibinjiranye ndetse na FRDC nyuma yuko humviswe amasasu. Cyayo masasu amakuru atubwira ko ngo ni Wazalendo n'ubundi koko n'ukuri zari zisa nkaho zicengeye zirayoba, ziza kugwa mu by'ukuri mu maboko ya mama 23 baza ndetse kuhahurira n'ikibazo gikomeye, aho amakuru atugera tubwira ko bose baharasiwe, ntago bafashwe, baharasiwe kuko ngo bagerageje kurwana, ubwo batekerezaga ko ngo bari biyambitse ngo imiti bya bindi byabo, batekereza ko wenda amasasa adashobora bafata ngo nta condition bari bishe, byaje kurangira baharasiwe ndetse bose bitabye Imana. So gusa ngo byabaye iminota igeze muri 20 byahise birangira. Gusa abana abanyeshuri bari bamaze gucyurwa sorry maraza kunyihanganira, akagripe nako kaba kameze nabi. Abana bari bamaze gucyurwa bavanywe mu mashuri, biza kurangira mu by'ukuri ibyo ngibyo bisa nkaho ari cyo kibazo cyabaye. Gusa nta kibazo gikaze, ibintu byongeye bisubira mu buryo. Hanyuma icyo nshobora gusubira muri Sud Kivu, amakuru yangezeho mu kanya narimo nsoma, ariko kugeza amagingo yangaya ndindiriye video, ariko mwabantu mwe video ishobora kungeraho isaha iyo ari yo yose. Ni video y'abasirikare 90 ba FARDC ndetse na Wazalendo bivugwa ko bafatiwe muri Nzibira. Hafatiwe muri Nzibira, hari umusozi muremure wa Nzibira uri hejuru. So babuze inzira, uburyo mama 23 yabinjiranye, babuze inzira, babura ukuntu bacomoka bakavamo, birangira batawe muri yombi ngo ni 90. Gusa nta mubare mfite wa FARDC uko bangana, nta n'umubare mfite wa Wazalendo uko bangana. Gusa ngo bose hamwe ni 90, barimo Wazalendo zo kwa Maheshe
Simba wa Nkutu ndetse barimo n'abandi. Gusa bakomeje kuvuga ko uwo bita Foka Mike we yahunze yamaze gukomeza akajya i Kinshasa. Ikindi nshobora kuvuga wenda nihuse cyane nuko imboni yanjye yambwiye ko abasirikare muri Uvira bakomeje guhunga ku bwinshi. Abasirikare ngo bakomeje guhunga, mu by'ukuri yabimbwiye ndeba uburyo yabinyandikiyemo mbisome, ukuntu yabinyandikiye mbisome, uburyo yavuze ati ngo qu'est-ce qui se passe mon cher, yarameze nkaho ari kumbaza ngo qu'est-ce qui se passe, ngo se bimeze ngo ni est-ce que ibi ni ibiki biri kuba, ngo plusieurs sources ici à Uvira nous faut savoir que les soldats des FARDC se vident de la ville d'Uvira. Il semble que ils s'orientent vers Kalemi. Bon, yahise asoza ati amakuru menshi ahangaha duherereye muri Uvira arambwira ko abasirikare benshi bakomeje guhunga ndetse bagenda bari kwivida. Ati amakuru akaba ari kuvuga ko bashobora kuba bari kwerekeza Kalemi. Gusa uretse wenda ko kabazo kabaye nimugoroba wenda katumye abantu bageze muri 3 bapfa, wenda nubwo nta bivuze ariko nta birenze, ni wazalendo n'ubundi barimo barasana. Gusa sinzi niba ibingi bari byo bahunga atari imirindi y'intare za Sarangwe n'ubundi bari kumva ko bashobora kuba bazungurutswe. Amakuru ahari mw'abantu mwe nuko abasirikare muri Uvira bakomeje kwivanamo bagenda. Twababwiye ko abagore babo aribo babanje, narabivuze ahangaha ko Ntare official, inshuti z'Intare official amakuru nibo muba muyazi, murabizi ko nabibabwiye ko abagore babanje kugenda, none n'abagabo babo bakomeje nabo kwivida bagenda. Hanyuma wenda icyo nshobora kongera kuvugaho nuko Chirombo yatangaje nawe ibi amakuru yaje abajijwe ngo kubijyanye n'amatora. Murabizi ko amatora ashobora kuzaba 2028 ariho manda ye izarangira, aho benshi bavugaga ko Vital Kamerhe kuba yegura ngo ari ukugira ngo nawe aziyamamariza ubuperezida, uko Tshisekedi yakomeje ku amasezerano bagiranye na Nairobi n'ahandi ngo atigeze ayubahiriza. Bavuganye ko umwe ashobora kuziyamamaza manda ya mbere yavaho undi akiyamamaza iya kabiri. Kamerhe yari afite icyitwa majorité parlementaire ikomeye cyane, abadepite benshi. INC ni rimwe mu mashyaka akomeye, IDPS ntabwo yagombye gutambuka adafite Kamerhe. Biravugwa ko rero uyu Kamerhe ngo ashobora kuba atari kunyurwa nuko Tshisekedi amugenza, kandi ngo akaba ari umunyabwenge ukakaye, kandi koko nibyo mu banyabwenge Kongo ifite Kamerhe, Vital Kamerhe arimo. Nge ndabizi ni umuntu w'umunyabwenge, ni ibandi riteye ubwoba cyane ku rwego hejuru, yarize n'umunyabwenge, niyo mpamvu arahinduka, ntahuriye na Tshisekedi pe cyane, nta n'amahuriro cyane. Kamerhe ndumva ni na professeur ordinaire PO, umuntu rero professeur ordinaire umva ni umuntu kubijyanye n'ishuri ubukaze cyane. Amakuru akatubwira ko uyu mugabo ngo mu by'ukuri ngo Tshisekedi yavuze ko ngo iby'amatora ntabyo, ngo igihe uburasirazuba bwa Kongo buzaba bukiri kuyoborwa na FCM 23 ngo nta matora azabaho. Grisma abazi ibya 2016-17 uko byaje kugenda kuri Joseph Kabila Kabange, nawe ashaka kugrisa uko bagiye babyita ngo ni affaire Grisma. Ngayo nguko ni ibyo ngibyo niko yavuze. Gusa ntabwo tuzi ngo bizagenda bite, bishobora kuzavamo n'abariya bito ngo ni ba majorité nabo bashwanye bikavamo imvururu nyinshi. Hanyuma Bukavu hakomeje gutoragurwa imirambo nyuma y'imvura yaguye ku munsi w'ejo. Hari umurambo umaze kuboneka mu kanya kuri Place du 24, ubwo ni hariya mu mujyi ku Place habonetse umurambo bitewe n'imvura yaguye iraporomoka. Imiterere ya Bukavu kuba yizi y'imvura yaguye n'ubundi amadega ntabwo ajya abura. Ibyo byo wenda nta byinshi dushobora kuza kugarukaho, wenda icyo twasorezaho no bita Masad Boulos. Masad Boulos yavuze amagambo akomeye cyane, yagize icyo avuga mu by'ukuri, ariko ngo yirinda gukora ikosa rikomeye cyane
avuga yuko mu biganiro bigiye kuzaganirwa ngo muri iki gitondo cy'uyu munsi yabonanye no kuriye Croix Rouge, ngo ndetse ngo icyo bagiye kureba ni ugufungura imfungwa, ngo ariko ngo nyuma ngo bakaba bashobora kuzaganira ngo baganiriye ku bibazo by'imizi, les causes profondes du conflit, les causes profondes des conflits, impamvu muzi y'ibibazo. Mama 23 byikunze kuvuga icyo rero leta ya Kongo cyo ntabwo yicyumva, ivuga ati ebana tuganira ibyo tuganira bana, niba mugiye kujya mu gisirikare mujyemo nawe. Bisimwa akavuga ati twebwe twavuye mu gisirikare cya leta dufite ayo maranka n'ibiki, ntabwo ari byo dushaka kugira ngo ikibazo cyatumye tujya mu ishyamba habaho amasezerano ya Le23 tuyasubiremo tuyarebe yubahirizwe, hanyuma turebe yuko ibintu bishobora n'ubundi kugenda neza. Reka rero ngewe nsoze wenda ijambo rya Masad Boulos nshobora kuzaritangiriraho, nshobora kuza kuritangiriraho mu makuru yacu ataha, ndetse tunarisobanura mu rurimi rw'igifaransa, tubararikire ubwo busesenguzi bwa Masad ndetse n'amakuru arabagezweho mu duce tugiye dutandukanye. Nk'ibisanzwe rero ngewe nyaboneka ni Rafiki Kijana Machachari aka wako ni wako. Kora subscribe ku Ntare Official, kora subscribe kuri Machachari Official, hose turahari, breaking news ziba zigenda zibageraho, byaba byiza kuko ni umuryango umwe, mu by'ukuri ni umugozi w'inkubirane. Ariko icyo nshobora wenda kubabwira ku batarakoze subscribe, nyaboneka mubikore, ababikoze mukore like buriya ziba nziza cyane, like ni nziza, kandi n'abadukorera ku kiganiro nyaboneka mujye mwihangana mu cyumva umwanya muremure, hari igihe ushobora kumva intangiriro cyangwa ukareba title ntumenye ibiri imbere ngo bimeze bite. Niyo mpamvu twe tuba twabanosheyeho ku ngingo z'ingenzi kugira ngo n'ubundi ibyo byose tugende tubihuza. Nyuma rero reka mbashimire, murakoze cyane, mukomeze mugire amahirwe masa, weekend ikomeze ibaryohere, tuzasubire ku munsi w'ejo. Ciao ciao.